hanyuma iyi telegram bot nakuyemo aya mafaranga, murabona ko nakuyemo amadolari 145, niyo madolari nakuyemo, ubwo ari mu manyarwanda ni amafaranga 210,000, niyo mafaranga nakuyemo mu bintu byoroshye, muri tasike zoroshye cyane, gusacinga ugahembwa, ugatumira umuntu ugahembwa. Gutumira umuntu ubwo ntabwo ari ngombwa, ni ugusacinga ukajya uhembwa. Uko usacinga kenshi niko ukuramo amafaranga menshi, ni ibintu byoroshye pe. Murabona amafaranga nakuyemo ku munsi w'ejo bundi, dore ngaya, hashize nk'iminsi 3 nyakuyemo, dore ngaya ni amadolari 145. Reka nze mbereke boti, iyo boti, namwe mugende mukorere iki amafaranga. Uraza muri telegram yawe, muri app ya telegram, abantu mudafite account mugende muyikore, hanyuma boti dore ngiyi, murabona ko nsigaranye amadolari ibice 5. Murabona ko hariyo nsigaranye hano, nsigaranye ibice 5. Yes, ahangaha rero telegram yacu boti imeze gutya. Hano ni ukuza ugasacinga ikintu cyose ushaka. Iyi ngiyi imeze nka Google, ni ukuza ugasacinga ikintu cyose ushaka, hanyuma ugahembwa. Hano urugero, uraza wandike wenda movie, wandike movie gutya, wenda nyine filime, movie muzika ari filime, none ukande kuri aka kantu ko hirya ka sendi, ugakandeho. Yes, murabona ko hahita haza ibintu bimeze gutya. Ahangaha ni ugusacinga, hahita haza nyine ibintu bimeze gutya. Izi ni movie zose bahise batuzanira. None ureka dukande nk'hano hambere, ni gutya rwose, ni ibi ngibi. Ukaza ugahita usubira inyuma, ugakanda ahandi ha kabiri, ubu gutya uba uri guhembwa. Dore ukongera ugasubira inyuma, ugakanda ahandi gutya, ni uku basacinga, ni uku iyi boti ikoramo. Ugasubira inyuma, ukaza nanone ugakanda hano nyine, ugahindura page, ukakanda, bakaguha indi page ya kabiri, ukaza ugakanda ahandi ha kabiri. Nta zindi tasike uba usabwa gukora, ni ibi bintu byonyine. Ukongera ugasubira inyuma, ni gutya bahemba, ni gutya. Iyo ukomeje kubikora ugenda ukuramo amafaranga menshi kandi cyane. Ubwo urumva nimba gusacinga rimwe baguha 0.1 cy'idolari, ubwo urumva bishize mu manyarwanda ni igihe 5. Ubwo urumva rero uko ugenda ukora kenshi, ni nako bagira ute, ni nako ugenda ubona amafaranga menshi. Rero ibintu byerekeranye, urabona akazi ni aka ngaka, nta kandi kazi, ni aka ngaka ko gusacinga, nta kandi. Gutumira abantu byo ushatse wabireka, ntabwo bikenewe, kuko kubikuza ntabwo ngo bisaba ngo kuba watumiye cyangwa iki. Kubikuza uraza ugakanda hano kuri mayi, ukakanda. Oya, ahangaha ni ukureba amafaranga, ahubwo uraza ugakanda ahangaha hepfo handitse share and earn, ahangaha kuri share and earn ukahakanda. Yes, kwakanda rero ahangaha bakubwira ngo share to earn withdraw official channel. Rero ni hano mo hagati kubikuza, ni hano mo hagati. Yes, iyo umaze kuzuza amadolari 5 uba wemerewe kubikuza. Yes, uba wemerewe kubikuza rwose. Ni ibintu byoroshye cyane kubikuza, ni ibintu byoroshye. Uhita ubikuza, ntabwo byarenza iminsi 2 utari wabikuza. Ni ibintu byoroshye rero. Iyi telegram ahantu muyikura, nabahaye link iri mu busobanuro, no muri comment irimo. Mugende muyikandeho, murahita muhinguka hano, mutangire gukorera amafaranga uko usacinze ikintu cyose ushaka.
nk'ubu ngubu reka nsacinge legit app. Urabona iki cyose usacinze bahita bakuzanira ibintu byose usacinze, ikintu cyose wasacinga bahita bakuzanira hanyuma ugakorera amafaranga. Murabona ko ari ibintu byoroshye. Iyi Telegram bot imaze gukurikirwa n'abantu benshi, abantu ibihumbi ijana. Abantu ibihumbi ijana baba ari benshi cyane. Yes, ni benshi cyane. Iyi Telegram ni legit. Murabona amafaranga nabikujemo ni menshi cyane. Rero nukanda kuri link tugera hano wiyandikishe utangire gukorera utangire gukorera amafaranga. Twagiriye mwibuke gukanda like, comment na share kuri bagenzi banyu. Nta kindi rero, ubundi ubutanzaza mbereka indi strategy y'ukuntu twakoreramo amafaranga menshi kandi menshi cyane ku munsi.